ushobora kuba uri umukire ariko utabayeho neza. Ushobora no kuba uri umukene ariko ugize gute ubayeho neza. Ushobora kuba uri umukene ubayeho neza, kandi ushobora no kuba uri umukene utabayeho neza. Ushobora no kuba uri umukire ubayeho neza, ushobora no kuba uri umukire utabayeho neza. Ni ukuvuga ngo kubaho neza ni ibintu bitandukanye n'ibyo muri gutekereza ngo kubaho neza ngo ni umukire. Kuko umukire moshe, ushobora kureba umuntu ufite amafaranga menshi ukagira ngo wa muntu ufite amafaranga menshi niwe ubayeho neza, kandi ugasanga niwe ubayeho nabi kukurusha. Ingingo zigera muri 5 ushobora gusanga uwo mukire izo ngingo 5 azifite, cyangwa se ugasanga n'umukene azifite. Urumva, abo twita umukene ugasanga we arazifite, uwo twita umukire ugasanga ntazafite, uwo twita umukire ugasanga arazifite, cyangwa uwo twita umukene ugasanga we ntagize gute ntazafite. Urumva, ni ukuvuga ngo rero biba biri aho hantu hombi. Izo ngingo 5 rero uburyo umuntu uzifite uzujuje ababayeho neza, abafite ubuzima donc bakunze b'ikiganiro cyacu aho muri hose turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana n'amahoro bituruka ku Mana aho muri hose hirya no hino, abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Canada, inshuti zacu ziri hirya no hino turabasuhuje. Ni wa umugabo wanyu rero, wa mushuti wanyu rwose bita Aime Moses, niwe ugarutse kugira ngo muganire. Ni ngiye ugarutse nyine kugira ngo tuganire. Buriya ndabakunda, iyo maze igihe kinini tutaganira mba numva nyine ntameze neza. Rero iki kiganiro mba ndi kubahereza kimpa umutekano, gituma numva nanjye nezerewe, kuko namwe mwanezerewe nanjye ndushaho kugira gute kunezerwa. Niyo mpamvu rero mbasaba mukande subscribe, like na comment, muzamushyigikiye neza, kandi ikiganiro mugisharinge kuri buri muntu wese, umuntu wese udukunda akurikije ibiganiro byacu. Sharing ikiganiro kuri buri muntu wese kimugereho, hanyuma buri muntu wese nyine anyurwe n'ikiganiro cyacu. Aho muri hose rero muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'umumaro, muri inshuti nziza, kuko nimwe mutumye tugeza aha, nimwe mutuma tugira icyo dukora, nimwe mutuma tuganira, nimwe mutuma tuza kuyicano, tukagira ibyo tuvuga, tukagira ibyo tuganira. Nimwe bwe mu bitera. Ubwo rero niyo mpamvu rero uyu munsi wa none nagize ngo tuongere tuganire nyine nk'ibisanzwe. Ubu rero tugiye kujya dukubitaho ibiganiro buri munsi, tugiye kujya tubahereza amakuru, tubasesengurira utuntu twinshi dutandukanye, tuba twagiye dutambuka, tubazanira ibiganiro by'ubuzima, ibintu nk'ibyo byose tugenda dushyiraho kugira ngo namwe mukomeze mudukurikire, mukomeze mutubere inshuti nziza, nimwicwe n'irungu kandi duhari. Nimwicwe n'irungu kandi duhari, ari Imana yadushyiriyeho kugira ngo tubamare irungu. Ni Imana yadushyiriyeho kugira ngo tugire gute tubamare irungu. Uyu munsi rero, uyu munsi naje mu kiganiro rero, ndashaka tuganire ku kintu cyitwa kubaho neza. Kubaho neza, kubaho neza ni gute ubundi, kubaho neza ubundi kumva abantu babwirana bagenzi babo ngo runaka ngo bayeho neza, ngo we ngo bayeho neza, ngo ngiye kubundi kubaho neza ni ibiki? Ibyo bintu ni ibiki? Hari abantu bataba bazi n'icyo bivuga ngo kubaho neza, ntunatekereze ese kubaho neza ubundi ni ibiki? Ndagira ngo rero uyu munsi wa none dusesengure ijambo ryitwa kubaho neza. Kubaho neza rero ni ijambo ryagutse ubundi mu buzima busanzwe. Kubaho neza ni ijambo ryagutse, ni ijambo rifite umuronko, urumva, bitewe n'icyo umuntu yitayeho. Bitewe n'icyo umuntu yitayeho, kubaho neza ni ijambo risobanura ibintu byinshi rinini. Kubaho neza ni ikintu nyine mbega ureba ukabona ari ikintu nyine. Kubaho neza ni ijambo buriya riremereye umuntu yagira ikintu avuga. Hari abantu rero bazi ko kubaho neza babihuza no gukira. Ntabwo kuba umukire ntabwo ari byo bivuga kubaho neza, wapi. Ushobora kuba uri umukire ariko utabayeho neza. Ushobora no kuba uri umukene ariko ugize gute ubayeho neza. Ushobora kuba uri umukene ubayeho neza, kandi ushobora no kuba uri umukene utabayeho neza. Ushobora no kuba uri umukire ubayeho neza, ushobora no kuba uri umukire utabayeho neza. Ni ukuvuga ngo kubaho neza ni ibintu bitandukanye n'ibyo muri gutekereza ngo kubaho neza ngo ni umukire. Kuko umukire moshe, ushobora kureba umuntu ufite amafaranga menshi ukagira ngo wa muntu ufite amafaranga menshi
niwe ubayeho neza, kandi ugasanga niwe ubayeho nabi kukurusha. Niyo mpamvu rero njye ndashaka kutwiganirira ikintu cyitwa kubaho neza, ukareba ko ubifite muri wowe, hanyuma wasanga ubifite sava, wasanga ariko nabyo ntabyo ufite, ugashaka uburyo wabigira kugira ngo ubashe kugira gute kubaho neza. Murasangamo rero ingingo zigera muri 5 tugiye kuganiraho zo kubaho neza. Ingingo zigera muri 5 ushobora gusanga uwo mukire izo ngingo 5 azifite, cyangwa se ugasanga n'umukene azifite. Urumva, abo twita umukene ugasanga we arazifite, uwo twita umukire ugasanga ntazo afite, uwo twita umukire ugasanga arazifite, cyangwa uwo twita umukene ugasanga we ntagize gute, ntazo afite. Urumva, ni ukuvuga ngo rero biba biri aho hantu hombi. Izo ngingo 5 rero uburyo umuntu uzifite uzujuje ababayeho neza, abafite ubuzima donc ababayeho neza. Kubaho neza rero, umuntu kugira ngo byitwe ko uyu muntu abayeho neza, nuko aba yujuje ibintu bikurikira. Icya mbere nuko aba afite ubuzima bwiza. Iyo tuvuze ubuzima bwiza, tuvuga umuntu ubayeho mu buryo bwo kwirinda indwara, abayeho yirinda indwara, abayeho umubiri we ari muzima, afite umubiri muzima n'ubwenge bukora neza, afite ubuzima, umubiri we ni muzima, nta ndwara afite mu mubiri we, ariko kandi nanone n'ubwenge bwe buri gukora neza, aratekereza neza nta kibazo. Urumva, ni ukuvuga ngo uwo muntu akenshi ukunda kugira icyo kintu ni wa muntu uba ukunda kwirinda indwara. Urumva, indwara nyinshi ziba ziriho, aba afite mekanizme cyangwa se afite uburyo bwa defense bwo kwirinda indwara, bwaba ari ubw'umubiri we cyangwa se ari ubwo nawe agira mu ruhare kugira ngo yirinde za ndwara. Uwo muntu aba afite ubuzima bwiza. Ni wa muntu wirinda indwara. Ubwo kugira ubuzima bwiza bigendana no kwirinda indwara, icyo ni icya mbere. Bigendana no kurya neza. Kurya neza, hari abantu rero bazi ko kurya neza ari ukubura umukire gusa. Ushobora kurya neza rwose utari umukire, amafaranga yose ushobora kuyategura mu ifunguro ryiza, kandi rya funguro ryiza rikakugirira umumaro, bikitwa ko wariye neza. Urumva, icyo ngicyo kigendana nanone no gukora siporo. Burya abantu bakunda gukora siporo baba bari mu buzima bwiza. Agira ubuzima bwiza burya umuntu ukora siporo, kuko siporo ituma n'ibitekerezo n'ubwenge bukora neza. Siporo ituma n'ibyo kurya bijya mu mubiri neza, na digestion ikaba. Noneho umutuzo n'ibyishimo, wa muntu ubifite burya aba afite ubuzima bwiza. Aba afite ubuzima bwiza, umuntu utuje muri we, wumva afite umutuzo, ameze neza, kandi akaba afite n'ibyishimo kameme. Kuko burya umuntu utuje, hari umuntu utuze bitewe n'umubabaro, ariko hari umuntu utuza bitewe n'ibyishimo. Umuntu rero utuje burya nabyo aba afite ubuzima bwiza. Icya kabiri ni ukugira amahoro yo mu mutima. N'abantu mwe, amahoro yo mu mutima ni ikintu cyabuze muri iyi sezo, cyangwa se muri iki gihe turimo. Muri iki gihe turimo, ikintu cyitwa amahoro yo mu mutima abantu benshi ntayo bafite, barayabuze. Ariko burya umuntu ubayeho neza ni umuntu ufite amahoro yo mu mutima. Amahoro yo mu mutima rero ni ukuvuga ngo ni wa muntu udafite intimba muri we, udatsikimba, udafite intimba muri we. Uwo muntu aba afite amahoro yo mu mutima. Ni wa muntu utagira umujinya ngo umare igihe kirekire. Umuntu utagira umujinya we ntabaho, sibyo? Umuntu utarakara we burya ntabaho. Ariko na Bibiliya bivuga ngo nuramuka urakaye ntukageze nimugoroba ukigize gute, ukirakaye. Niko bivuga. Burya rero wa muntu udatindana umujinya, wa muntu burya ababayeho neza. Ibintu biraza byaba bikiza bigahita birangira kuri we. Wa muntu ubundi arangwa no kubabarira. Burya kubabarira nabyo bituma umuntu agira amahoro yo mu mutima. Iyo umuntu yagukosereje ukaba utaramubabara, utaramubohokaho, nta mahoro ushobora kugira, n'ihandi bishobora kugukwegera no kuza gutekereza kwihorera. Watekereza kwihorera bikaba byaguteza ibindi bibazo byinshi. Abantu bo ntabwo ari abanyarwanda gusa, abantu bo
ku isi bajya bavuga, urumva ngo nuramuka ufashe inzira yo kwihorera uzacukura imva ebyiri, imva yo gushyinguramo wa wundi ugiye kwihoreraho niyo nawe bazagushyinguramo, kuko urumva no kuvuga ngo ni imva zingahe, ni ebyiri. Burya rero umuntu, intwaro yo kubabarira ni intwaro nziza, ni intwaro ituma umuntu agira amahoro yo mu mutima. Kuko murabizi bijyanye n'amateka y'ibintu byagiye biba muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, iyo hataza kuzaho kubabarira wari kubona ko igihugu cyari kuba kibi, ariko kubera kuko intwaro yo kubabarira twayishyize imbere abanyarwanda, byatumye igihugu cyacu kimera neza, igihugu cyacu tucyubaka kigira ireme, kigira umubabaro. Kubabarira rero, umuntu ushaka kubaho neza aba agomba kugira muri we kubabarira. Burya kubabarira nabyo bituma agira amahoro yo mu mutima. Iyo ubohotse bituma ugira amahoro mu mutima. Ubwumvikane n'abandi, burya umuntu ubana n'abandi neza agira amahoro yo mu mutima. Umuntu ubana n'abandi neza, wumvikana n'abandi, burya agira amahoro yo mu mutima. Agira amahoro yo mu mutima. Noneho icya gatatu turi buvugeho kuri za ngingo eshanu nababwiye zishobora gutuma umuntu abaho neza, ubukungu buhagije. Iyo tuvuze ubukungu buhagije, ntabwo tuba tuvuze ngo umuntu aba atunze za miliyari na za miliyari, ntabwo tuba tuvuze ngo umuntu aba afite etaje mu mujyi wa Kigali, oya. Ntabwo tuba tuvuze ngo umuntu aba afite etaje runaka mu Bufaransa cyangwa mu gihugu runaka, oya. Ntabwo ari byo bivuga ubukungu buhagije. Ahubwo ubukungu buhagije turi kuvuga ni hahandi umuntu aba abasha kwibonera ibyangombwa by'ibanze byo mu buzima busanzwe. Urumva, kurya ararya, ntabwirirwa, ntaburara, urumva, yambara neza, abasha kwambara, abasha kubona amavuta yo kwisiga, abasha gutunganya neza gahunda z'umuryango we, niba ari umupapa, niba ari umumama nawe abasha gutunganya gahunda z'umuryango we neza, urumva, bikaba ari ibyo. Ibyo ngibyo bimuhesha iki? Amahoro yo mu mutima. Kuko iyo agiye kwifuza ibya mirenge birenze iby'ubushobozi bwiwe, akenshi usanga ari bwo amahoro yo mu mutima yabura, ahubwo agahora ahangayitse, agahora atunaritse, umutwe ugatakara. Noneho icya kane, umuntu ukunda kugira imibanire myiza n'abandi, wumva muri we abana n'abandi, asabana n'abandi, agira ubusabane n'abandi, wumva uwo muntu nawe abaho neza, ababayeho neza, burya abayeho neza. Naho umuntu ubaho nk'ingona, umuntu ubaho afite umutima umeze nk'uw'igiti, uwo muntu ntabwo abaho neza, burya ntibazakubeshye. N'umuntu ukunda ukabona igihe cyose aba ari mu mihari n'abandi bantu, aba ari mu mpaka n'abandi bantu, ni ukuvuga ngo igihe cyose aba afite amakimbirane n'abandi, uwo muntu ntabwo ashobora kubaho neza. Ntibishoboka. Ntibishoboka umuntu ukunda kugira amakimbirane. Burya wagira amakimbirane bayagushoje, ariko ntiwagira amakimbirane ariyo wagize gute, wayatangiye. Icya nyuma aricyo cya gatanu, umuntu ufite icyerekezo n'intego mu buzima, wa muntu abaho neza. Abaho neza rwose, aba afite imibereho imeze neza, ikeye, nta kibazo. Nk'abantu mwe rero muze duharanire kuba ibi bintu uko ari bitanu, izi ngingo uko ari eshanu, tuzishyire mu buzima bwacu. Nituzishyira mu buzima bwacu, tuzabaho neza, tuzaba dufite ubuzima bwiza, buzira ibibazo, buzira amatiku, kubaho neza. Kubaho neza tuzaba tubifite. Rero bantu munkurikira, bantu inshuti zanjye z'akadasohoka, bantu mufite ku mutima, ndagira ngo nimukomeze mukande subscribe, like na comment. Ubundi tujye tubana muri ibi biganiro, ibintu byose tujye tukomeza tubisesengureho, tubicukumbure, ubundi twibanire neza, tubeho neza, tugire ubuzima bwiza, igihe ibyacu, igihugu cyacu tubeho neza, igihugu cyacu tube mu mudendezo n'umutekano, ubundi tugindire paradizo. Murakoze. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze mukande subscribe, tubane. Murakoze cyane.